Guys, your boy DJ Costa Selector Music #1 31 best wanga turacyari kuri Street Talk aho turi kumwe n'abastari benshi kabisa ni babiri nkuko mubibona ibona twaragiye turabazana turabahiga byadusabye ibyumweru bibiri kugira ngo tubabone. So murabizi mwarabonye mu ndirimbo aragitosa perform yabereye ahantu kabisa hameze nkaho nyine ari ahantu kuntu ibona nibo bari kubica gacika nyine barapostinzwe kuri Kazunka Boss kuri Kajo Pro ahandi ni kuri Cyankwe Voice na Mr Voice. Urumva kabisa ni ibintu byatani, urumva ewana ni show za hatari mani. None ubu ngubu ngewe nabizane bro, turi kumwe kabisa. Reka mere kuri uyu unyegereye angaha tubanze twumve wagwani bro. Wagwani ni neza shani neza naribi. Urumva ko namuzanye kabisa tangiye kutwibwira mani. Amazina yanjye bundi mazina yanjye niswe n'ababyeyi banyita Abiyambere. Abiyambere ayitiswe n'ababyeyi. Ayitiswe n'ababyeyi banyita Wakobore. Ariko ubundi abantu bakurikiye sheni kabisa ubundi amazina yanjye banyita Shema Frank bro. Okay. Urumva bamwita Shema Frank cyangwa Bakobore kabisa ewana. Akaba ari umubyinnyi kabisa agaragaye mu ndirimbo aragitoza cyane. What's up guys? What's up bro? Ni neza Shakuru kabisa no muneza. Ewana urumva nabazana shibari no kuba n'umumetisi aratangira tubwira kabisa wowe bakwita nese. Ewana amazina yanjye ni Watanyaga. Riba natanyaza. Uyu ni Wakobore, uyu ni Watanyaga kabisa wayatanyaza. So guys murumva yuko nabazaniye kabisa none se bro twagiye tubona video man iri kubice bigacika abantu benshi bagiye bayivugaho nagiye kumva Mutesi Cover ari kuyivugaho ba Kenisi bari kuyivugaho bari muri kwenjoying indirimbo aragitose. None ubu ngewe ndabizane kugira ngo kuri kose tukuzane bimeze bite? Sha bimeze neza nuko nyine twe twagiye mu gasho urumva ndakubita amakaririmbo ndavuga ati nundi gitafu dusorewe umuzigo nabyo zi korute toka urumva none tuvuga ati ubundi wagakora aga challenge tu natwe tugiye kubona turashyushye turakubise tugiye kubona ngiye kubona abajene banjye na mama arambwira ati se kuri mu bitangazamakuru wateye inda nambwira ati wabwire kuno wabaye mu star utabizi nukuri kw'Imana nanjye singewe nabyutse ribona kuri televiziyo warabyitse usanga imbuga zose niwe ziriho kabisa kabisa cyo kuza ndashimira umuntu wadukoreye ibintu kabisa ndashimira Costa umva amushimira kabisa nyine tu. So murumva Wakobore kabisa ariko Wakobore ngiye nago ngiye nkuzi kuri Wakobore ye nkuzi kuri Mapeke Mapeke ni izina ry'akabyiniro akusanzwe n'ubundi uri umubyinnyi man uri umubyinnyi kabisa no mubyinnyi n'ubushaka kubona ibikorwa byacu cya kuri TikTok wandikaho The Street Kids Boy uratubona kabisa gutya turi kumwe n'ubundi kabisa niko dukora. Ewana murabyumva kabisa uri n'uruhande rwa Wakobore Mapeke kabisa reka tuganire n'uyu nguyu no salam bro. Yo hola Mwana ngiro nyibutse izina rya kabisa riraguye banyita Watanyaga kabisa. So nawe wagaragaye mu ndirimbo urumva arya bakita aragito sajita muri show ahantu ariko nabonye yabataye mu bw'igikoma nisazi gitafa bayatanyaze man. Ese Watanyaga we kwisanga man uri trend kuriya wabyitwayemo gute? Wowe nazifashe gutyo ndazikana nk'umuhanzi bita Bulldog. Ewana nabonye narazikanye rero hari ukuntu buri mu gasituasiyo wabona na move uriho ugatangira kugenda umeze ni nayo mpamvu mba nagize gutyo kugira ngo badafatanye n'uwundi. Ariko nyine ngiye narabyutse mbona video yakubise ati si ibi bintu bibaho ariko narindi hari ahantu nkajya mvuga ati muzamure Gitaf kuko Gitaf ibyo yakoze bro amaraho na mama w'Urwagasabo ariko babivuga akavuga ati ewana Gitaf barimo arabakorera ibintu by'ibisazi ariko Gitaf nyine warareba akabona iriya move bari gukora ni neza kandi turanamwemera. Ewana nanjye ubu ngubu nyine nisanze gutya ndi n'igistar ubu ndi n'umudiaspora genda umudiaspora man gutya buri kubora iki diaspora kitambukira naho budi genda bashimira ewana bamwita wa Costa neza se wowe ubibona ute mu ngubu gutya cyanda ibona fresh. None se ewana Wakobore so bashikove bari kuvuga nyine ukuntu muri kwenjoyingira indirimbo sibyo bari kuvuga ngo nta mwana akagombye kwenjoyingira indirimbo cyangwa se ngo Gitaf ibintu yakoze ngo ntago ari sawa sibyo. Wowe bwawe wari uhari kuri show irasho nanjye nari impari sibyo. Wowe bwawe irandirimbo kabisa wowe yumva utubundi uretse no kuyenjoyinga mwayonjoyinze
ubona iriya ndirimbo wowe yumva gute mani ibishatse gutanga ubuhe butumwa? ubutumwa se ni ibintu nyine G-Tough ibintu yababwiye yarakubwiye ati kubita kuri ka ushyire mu bwenge bwawe kuri ka kandi urumva nyine bitewe na generasiyo turimo urumva iriya ndirimbo kabisa nta muntu mukuru wayumva ni urubyiruko uzarebe kabisa nyine n'aba bantu b'inkunda rubyino nyine tu akiriya ndirimbo nyine urumva indirimbo nziza ku ruhande rwanjye ni indirimbo nziza kandi na Scovia biriya yavuze nibyo ariko Scovia nawe wasanga biriya nawe yarabinyuzemo ntawamenya kabisa ya wana watanyaga reka nigarukire kuri watanyaga kabisa watanyaga ni wa neza ni wa nezule ni wa bwata ni wa chakila bonfire side wa bonfire ariko nyine we urumva ibintu byabaye gutya nyine tu twe twita tuzikana ariko ngewe ubutumwa irandirimba ifite mwa Abanyarwanda mwe mubwitondere kuko buriya butumwa bwa bintu mwe bumaraho buriya butumwa nyine kubita kuri ka umugorana ibyo ngibyo urumva ni ibintu biba bitandukanye mwana ni ibintu biba bitandukanye kuko G-Tough buri iriya ndirimbo yayikoze gutya yabanje kubitekerezaho aravuga ati se ko basohoye Nyiragongo Nyiragoma bagasohora za ubwo mva Costa umva ubwo umuntu bita Bruce Melody na Tiger bakore cyane kuko dufite umuhanzi urimo kuzamuka umva ngo biriya ngo magaze no igikoma vuba nabonye n'abahanzi bakuru batinye gusohora indirimbo bakore cyane ahubwo G-Tough kabisa umva shyiramo imbaraga biriya ni igihe gito none se ko bari kuvuga mani ngo baramufunga cyangwa se n'abari kuvuga ngo nawe ngo ugakoze hiti ngo y'ubugoryi ngira hiti ngo ni y'ubugoryi kubera ko ngo habanje nyinuza vava akubita nyine ngo dore imbogo ahita hakurikizaho gogo ngo I need problem ahita none ubu ngubu turi kubona G-Tough bavuga ko ari kuririmba ni hiti y'ubugoryi bagiye ngo nawe ngarivuga ngo kuba yapfa ubundi wowe G-Tough mani ubona hiti nyine itaramugwiriye cyangwa se ubona gutinya gusohora indirimbo muri aka kanya ku ndirimbo ya G-Tough ihari ubona ariyo mpamvu iri gutuma babitinya? ese Costa kankubaza kana umuntu ugusuhuje n'umuntu uguhobeye n'umuntu ugupfumbase wiyumvamo nde? Njye numva nk'umuntu upfumbase. none se ego ntabwo watera imbere inshuti n'abavandimwe batagufitiye ishyari ni hiti y'ubugoryi ariko yabafashe indirimbo yegeze siyenda kuzuza miliyoni karaudio kabisa ngayibaze nakora video ubwo mumwitege bro gake ugiye kumbwira ngo icyo watanyaza yewe kuntu mba natanyaze ari ukuntu murimo muravuga ngo ira hiti ni y'ubugoryi ariko abantu bose gaceze nabyumvishe bwa bintu bwe gira hiti ngo ni y'ubugoryi gira hiti ari y'ubugoryi reka ahubwo iriya hiti ngeje ubundi narabyumvishe sinzi ukuntu nacanye akaradiyo numva abantu basaze ngo G-Tough ngo yakubise ngo hiti ngo z'ubugoryi ngo zizazima ngo ni kuriya ngo bagisupusupu ngo baje ngo barakubita ngo bagicange ngo barigendera ariko G-Tough ku ngoma yiwe ifite ubutumwa niwe yiborere n'igihe ubizi umwana w'ikigali songeye nk'umuntu wari wari kuri show man byari show kabisa nabonaga muri kuyenjoyinga vuba ngo ndabazanira babakobwa mwaye muri kumwe muri kuyenjoyinga nase man ko nabonaga muri kuyibyina nkaho mwayirepese mwarayirepese man wapi kabisa ubundi yiri umubyinnyi ari ukuntu none usanzwe no yitwa dukorana urumva ni ibintu bita biduconnecta nyine tu kamwe rumwe ingoma ya G-Tough na za zindi bita amaraba urazizana ariko ugakubita indirimbo ya G-Tough igatanga ubutumwa bukagera ku Banyarwanda buriya butumwa bubakore ku mutima namwe mubashe gukora cyane mani kugira ngo mubashe kugera aho mugera tu birasaba ko muzana indirimbo zifite ubutumwa buriya baravuze urumva Fanta yaravuze ngo kugira icyo ugeraho wigira ikigoryi buriya natwe niyo mpamvu tuba twatanyaze tukaza gutya ngo turebe ukuntu tubicayura uvuze kuri Fanta mpita nibuka mani ejo bundi nakoze ikiganiro kuri Fanta bavuga yuko mani Fanta indirimbo akora ari urwenya mani wese ubivuga iki kuba indirimbo za Fanta wowe utekerezaho iki? nyine nicyo majije kukubwira erega buriya n'utaronse yanyweye amata buriya Fanta ziriya ngoma ziwe
nyine kugira ngo ugafate wigira ikigoryi mani. N'aba bose bagafashe batarigize ibigoryi bari kugenda bazima. Nicyo njye navugaho. Fanta gusa nawe arababaga ahubwo hari ukuntu aba yigiriye hakurya iyo yigiriye state aratari kuboneka mu Rwanda. Ariko twese turi aba diaspora nawe naze tuzabafata ari uruzaza gutyo gusa. Oji kabisa wowe urabitekereza iki ko mani kuba bavuga ngo indirimbo za Fanta n'urwenya? Sereka nkubaze. Subona Benda Ndamufata. Benda situmwubaha. Turamwubaha kabisa. Ese iyo ubonye umuntu w'umugabo wambara igitenge wifata gute cyangwa ubibona ute? So hari ababifata nk'aho ari ikigoryi. Urumva nkatwe tuba tubizi twe tumufata nyine nk'uko ari gushaka hiti cyangwa se ari gushaka amafaranga. None se Fanta sakora uturirimbo twiza bro? Turenze man. None se ndibuka za ahantu nari ndi gucurangira man bamweretse urukundo rwa danje nkahita nibaza nyine icyo kibazo ese kubera iki bavuga yuko ari indirimbo z'urwenya ngo ziri comedy. Wapi ahubwo mwitega umuntu bita Ruganzu ahubwo. Uriya we none uriya we ndamushoramo amafaranga ndamuzamura mumundekere uriya we ndamuzamura. Ruganzu arabafata mu minsi mike kanze mushoremo amafaranga kangurisha ipantaro n'ishati mfite mushoremo amafaranga. So guys mwabyumvishe turi kumwe n'abastari kabisa bari kubica bigacika mu gihugu cy'u Rwanda cyeka ntago ari mu Rwanda gusa babonye n'aba diaspora man ubu ngubu n'abantu muri Amerika barabazi kubwiye kandi mu diaspora barabonye abandi man nimba natanyaze ndi mu diaspora bunje ndi mu diaspora tu hano gutya ako mba numva muri focus cyane man focus bonfire gutya nyine umuntu nakubwira ngo focus uzafocusinge gutya ubwira abanyarwanda ngo ubundi wagwane mwatanyaze nawe uri focus se bro. Banza wumve twagera hata mwana wa mama daddy bonfire. Guys uyu munsi ndi kumwe n'abasazi ko basara muri video nako basara turi gutya yewana kabisa. So guys nyine byamfashe igihe kinini cyane kugira ngo mbafatishe man byari bigoye kubafatisha kubera ko mwabaye abastari muri kugenda munihisha kugira ngo tubafatishe byari binagoye bro sibyo. Ubu nta mahirwe nkwaye ibaze mba nsohotse mu nzaka kanya ariko wape mwana umuntu mwaryanye umwanda nukamwiryeho. Oya niko biba bimeze bro sibyo. Okay gira ikintu ubwira abanyarwanda man gira ikintu ubwira abanyarwanda ubone ngo tubaze tubiri twanjye dusoza. Ikintu nabwira abanyarwanda se man abanyarwanda dushyigikirane man sibyo dushyigikirane kabisa urumva dushyigikirane kandi turabakunda sibyo abantu bakurikiye isheni kabisa. I love you so much genda umva nta kintu kabisa. So munagenda mukarya ku mbuga zabo ni street boy kabisa. Street boy cyangwa street kids muba twatanyaze kabisa. None se nge utubazo twanjye tubiri twikomeza mu buzima busanzwe. Rib urayizi? Rib nyibonishe kuntwara ntago nyizi nukuri. Ariko se iyo ugereranyije bakubwiye Rib uba wumva iri mu magambo ahinnye cyangwa arambuye? Uba wumva iri mu magambo ahinnye Rib uba wumva ari mu magambo ahinnye cyangwa narambuye? Mu bijyanye n'ibiki? Nyine mu bijyanye n'ubumenyi rusange kuko bavuga ngo wenda nka Rwanda cyangwa LD urumva wino kavuga ati ntago nizereka kwigora man ntago nizereka kwigora ako wagerageza ukatubwira man ninseba sabira kumarira naguseba usebye gute naguseba iki ambibutsa ko ahantu biba biri kubera ni cyangwa and voice channel mo kansura no kuri uduce tuba turi kuri Instagram DJ Costa. So guys mugene musacinga abapeti tuba supporting kabisa ni street boy na cyangwa street kid kabisa imyenda ariko mwana mwambara neza ubuzima busanzwe nubwo tutiza ariko twadodesheje imyenda.